Reka nongere nguhe ikaze ukomeje kugaruka kuri televiziyo yacu ya Rumazamizi TV, nizeye ko amahoro y'Imana akomeje kubana nawe aho uri hose, waba uri hanze y'igihugu cyangwa se mu Rwanda ubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, aho uri hose Imana ikomeze ikurinde. Mu by'ukuri mbazaniye amakuru asa nk'aho ari meza, amakuru biramutse bibaye ibihugu byacu byagira umutekano. Ese buriya hari Tshisekedi na perezida ufite amahane ninde? Mu by'ukuri n'umwana w'uruhinja yavuga umuntu ufite amahane. Umuntu ufite amahane biragaragara ko ari uwo bita Tshisekedi. Afite amahane akomeye cyane kuko aba ashaka gushima ku Rwanda mu by'ukuri, ariko kurwigarurira byaramunaniye. Ese koko ko twamenye ko Kongo yikubye u Rwanda inshuro 85, kuko Tshisekedi ari mu biki? Utagira ngo ari gupfa kurwana ashaka kugira ngo igihugu cy'u Rwanda agisubishe ku ikarita, ariko mu by'ukuri ntabwo byamukundira. Rero bimaze igihe bicaracara bivugwa ko Tshisekedi na perezida batavuga rumwe, ariko nagira nkubwire ko uyu munsi Tshisekedi ari kugerageza kuba yasaba imbabazi umukuru w'igihugu perezida, ariko perezida Paul Kagame agashyiramo ubwenge bwinshi cyane, kubera ko ni umusaza ujijutse mu mutwe, ni umusaza ufite uburanga, ni umusaza ukomeye cyane, ni umusaza uvuga ijambo ryiza cyane kandi akavuga ijambo rikomeye, ntabwo apfa guhubuka. Rero yavuze ko aramusubiza, ko atapfa guhita afata imyanzuro. Yega mu by'ukuri urabona Kongo kuba yiziritse ku Rwanda, ntimugire ubwoba, Kongo ntabwo yashobora u Rwanda, kuko ntimukabone ngo ikintu kinini, buriya ubugabo si ubutumbi. Ushobora kuba u Rwanda ari ruto ugasanga rwiziritse kuri Kongo rurayihiritse. Mu by'ukuri nibyo koko, Kongo ntiyashima ku Rwanda, ariko buriya ubona ukiriho ukagira ngo ni impuhwe. Abakuru bajya bavuga ngo kubaho k'umushwi ntabwo ari impuhwe z'agaca. Rero nawe uhumura, ntacyo uraba, ufite ingabo nziza cyane arizo bita RDF. Ni ingabo zikomeye cyane, ni ingabo zigwana ndetse ivumbi rigatumuka. Rero reka tugaruke inyuma. Perezida yavuze ko agomba kubanza yabyigaho. Erega hari igihe umuntu akwigiraho inshuti afite icyo agamije. Hari igihe umuntu aza akakubwira ati mbabarira, narakosheje, ibyaha byose nagukoreye bimbabarire, kumbe ashaka ahantu aguhera. Mu by'ukuri perezida Paul Kagame yamubwiye ko agomba kumusubiza bidatinze, ariko muzehe wacu Kagame yavuze ko atapfa guhita amwemerera, kuko ntago azi imigambi ye, ntabwo yamubwiye ko atari Imana, ntabwo yarema umutima we kugira ngo abashe kuba yamenye ikimurimo. Rero ibi bintu ni ibyo gusubirwamo, ndetse mu by'ukuri perezida Paul Kagame nawe abonye Kongo yunze ku Rwanda nawe byamushimisha, ariko yahisemo ubwenge bwinshi, ntabwo yapfa guhita ahubuka bimwemerera. Mu by'ukuri perezida Paul Kagame reka tumugarukeho. Perezida Paul Kagame ni wa musaza ugira uburanga, ni wa musaza udategwa n'ababonetse bose, ni wa musaza ukunda abaturage, ni wa musaza utugeza ku iterambere, ni wa musaza uyoboye igihugu akakiyobora neza cyane mu buryo bwiza, akagishyira mu iterambere, kandi ahantu akiganisha ni hantu hakomeye cyane, hantu ku buryo buri umwe wese azisanga ari mu gihugu cy'amata n'ubuki. Kuko ibigaragara byo perezida Paul Kagame, iki gihugu urebye ahantu kigeze, ubonye n'ahantu cyari kiri mu 1994, kiriya gihe Habyarimana akiyobora, wabonye ko igihugu cyari cyarateye inyuma, aho hari harajemo ivangura, ukumva ko ibyo bintu ni bibi cyane. Ariko kuva perezida Paul Kagame yarageze ku buyobozi, mwabonye ko yashyizeho gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Kumva iyo Ndi Umunyarwanda rero niyo ituma twubaka igihugu twishimye ndetse dufite umutekano uhagije, kubera ko nta by'amoko bikiriho ubu ngubu. Ni Ndi Umunyarwanda. Nugerageza kubizana ibyo by'amoko avangura, ati wowe ntacyo twavugana, uri iki n'iki, uwo muntu abasha kugerezwa ahantu
atazabona uko ahikura. Mu by'ukuri niba wari ufite gahunda yo kuvangura abanyarwanda, ndagira ngo nkumenyeshe ko ibyo bintu ntabwo bizaguhira, ahubwo ibyiza ni uko waba ndi umunyarwanda, kuko ndi umunyarwanda niyo igezweho muri iki gihe, kuko ndi umunyarwanda ituma igihugu cyubakwa neza. Cya gihe usanga igihugu cyubatswe neza kuri fondasiyo y'iterambere. Rero impamvu Perezida Paul Kagame akomeza gushishikariza abanyarwanda kubahana, ni ukugira ngo igihugu kibashe kuba cyatera imbere, kuko nimushihurana igihugu kizatera inyuma. Rero ntabwo twifuza ko u Rwanda rwasubira inyuma ngo rusubire muri 94, ariko ibaze kumva ngo igihugu cyasubiye inyuma, kumva ko ni ibintu biteye ubwoba, kandi ni ibintu buri umwe wese atakishimira. Mu by'ukuri dushaka kugira ngo iki gihugu cy'u Rwanda dufatanyije cyatera imbere, noneho tukibagirwa ibintu byabaye 94, kuko biriya bintu biteye ubwoba, ni ibintu bibi cyane. Perezida Paul Kagame yavuze ko ashaka kongera abandi basirikari. Ubu ngubu igihugu kigifite abasirikari 35,000, ariko perezida yavuze ko ashaka abandi basirikari mu buryo bwo kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kigire umutekano, kuko RDF irakora cyane, ni igisirikare twubaha, ndetse igisirikare gitinyitse ku bindi bihugu. Rero nkagira ngo mbasabe gukanda subscribe kugira ngo tubashe kumenya amakuru yose, tubashe kuyabagezaho cyane, kugira ngo mubashe kumenya aho igihugu kigeze. Reka tugaruke inyuma. Tshisekedi mwumvise ko ashaka gusaba imbabazi, ariko mu by'ukuri Trump nawe afite uburakari bukomeye cyane, kubera ko Tshisekedi yigeze kumubesha, amubesha amabuye y'agaciro muri cya gihe byari bikomeye, M23 ifata Goma, kuko Trump yagerageje kugira inama Tshisekedi, uburyo arabikora, uburyo arabagwanya, ariko Trump amugiriye iyo nama, Tshisekedi abasha kumubesha, amubesha amabuye y'agaciro, ariyo bita Diamond. Urumva ko ni ryabuye riba rikomeye cyane, ryabuye ribengerana bita Diamond, iryo buye yari rimubeshe, none nawe afite uburakari bukomeye cyane, yarakariye Tshisekedi, ahubwo Tshisekedi arebye nabi byamukoraho. Murakoze, reka mbashimire, basaba kugira ngo mukomeze mudukurikirane umunsi ku wundi, ko mugenda mutureba birushaho kutunezeza. Murakoze.